araza aravuga ati nguyu nasubiremo modo yiwe turebe arongera ngahatambuka arimba iyo ndirimbo aravuga ati noneho uyu nguyu niwe ngiza gute niwe misemo Imana imutabara gutyo se waretse tugasoza akusuba Mana yanjye we ndumva nasoza reka tubabwire mwese abadukurikiye oya nje nasoza ku mbaraga gusa nimba hari icyo yakubwiye ukabuzi neza ko wavuganye nacyo yego reka kureba ngo nta nzira reka kureba ngo byararangiye reka kureba ngo byarenze inkombe oya ijambo yavuze iraririnda ikarinda n'uwo yaribwiye kandi yo ubwayo ibasha kukuremera isi shyashya yarangiza ikayicazamo uri muri ya masezerano ibyo byo kuvuga ngo umukene ntacyo biyibwiye ibyo kuvuga ngo ntiwize ntacyo biyibwiye ibyo kutazi indimi ntacyo bikubwiye nimba yaravuze ngo izagutuza muri Amerika izabikora nimba yaravuze ngo izaguha inzu ya leta izayiguha nimba yaravuze ngo uzaba umuyobozi uko uzamuba nimba yaravuze ngo uzaba dogiteri uzaba dogiteri waba utari tuzayo ifite inzira izabikora kuko ni Imana ibasha kurema isi shyashya haleluya maze Rugaba aririmba kinera kugushima mwami haleluya nuko inzira ijya mu ijuru idaca mu rugo rw'abanyanga sayitanga nimero dusoza ariko ibaze Imana ica mu rugo rw'abanzi bawe reka ngwire sayitanga nimero Mana yanjye utumye nsoza nakisigara kambivuga mu isengesho tubyereke Imana oya ariko banzubwira abantu abantu bakubona adresse ni 078 08 32 510 Tigo ni 0722453912 reka dusenge mu izina rya Yesu Mana turagushimye kandi turaguhimbaje uri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwiringirwa uri Imana yo gutakambirwa zoni bini vone stasero ni wayasire totala wile lebone staya shitikila ziwinima uri Imana twongeye totala wile lebone staya zoni bini vone stasero ni wayasire guhamagara aya masaha ngo wongere ugaruke ku buzima zoni wayasire bw'abakeneye guhindurirwa ubuzima wongere wigaragaze wongere wiyerekane kandi zoni bini vone stase nawakana gukora kwawe uzabihakana azabaze Hana yarabuze urubyaro ubwo mumanukiraga ukongera ukamukoraho ukongera ukamwigaragariza uzabihakana azabaza batubanjirije harimo ba Daniyeli mu rwobo rw'intare intare ziyiriza ubusimisi 3 zifata amasengesho Imana niko igiye gufata abanzi bacu niko igiye gufata ibiduhiga niko igiye gucyaha uri kimwe cyose ku buzima bwacu ikagira ibyo yinjiza ariko Mana ndagushimye Kristo nuhabwa icyo mu izina rya Yesu Kristo amen.